aho tuzagenda dute, aho tuzagenda dutya, aho twitwaje amacupa ndetse n'ibirahure, nitugera mu ijuru tuhashinga akabari inayinosa mubona. Masera we burya Imana iragukunda, Masera we burya Imana iragukunda. Masera uwo twaririmbaga ntabwo ari Masera wa wundi mubona ugenda yateza agatambaro. Nshuti yanjye ngwino kuri Yesu, winaguye ku mazi y'ubugingo, winaguye ku mazi y'ubugingo, niwe soko imara inyota. Haleluya. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro ku uyu munsi wa none, ko turi bazima tugihumeka umwuka w'abazima. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko yandinze njyewe na madamu wanjye tukaba tukiri bazima. Izina ry'Imana nirishimwe. Amen, amen. Uyu munsi wa none nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Nukuri mfite amagambo meza Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Ushaka kuyakurikirana neza ujya kuri channel yanjye yitwa Nkindi Official, ukumva amagambo y'Imana. Katwihuse dusome ijambo ry'Imana, niturangiza ndabibwira. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 6 n'umurongo wa 35. Butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 6 n'umurongo wa 35. Bibiliya bango Yesu arababwira ati ninjye mutsima w'ubugingo, uza hondi ntazasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Amen. Ayo niyo magambo umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye ngo tuganire. We uri muri Amerika, uri muri Asiya, uri muri Afrika, rwose tega amatwi tuganire kw'iri jambo. Dusomye amagambo y'Imana yo muri Yohana ibice 6 n'umurongo wa 35. Ariko reka mbanze mbibwire, nitwa Turacyari Ab'Umukiza Innocent, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore mwiza nkunda Imana yampaye. Ayo niyo mazina yanjye. Hari abanzi ku mazina menshi atandukanye, ariko Yesu yampinduriye izina. Yesu yampinduriye izina ubwo namaraga kunywa ku mazi amara inyota. Impamvu mvuze ngo ubwo namaraga kunywa ku mazi amara inyota yampinduriye izina, reka mbaho ubuhamyaho gato. Njyewe uyu mureba nari umuhanzi uhanga ibihangano by'urukozasoni. Kagira inkuru. Nari nzi kuririmba indirimbo z'urukozasoni nkakoresha n'abakobwa bambaye mu busa. Ariko Yesu arasanga arambwira ngo ngwino, 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 ngwino nguha agakiza, ngwino nkuruhura darurarushye.
ngewe uyu kera nitwaga Kazizi, hari abanyitaga Kazizi, hari abanyitaga Rupfu Rubabaje, hari abanyitaga Kimanga. Abo bose ni amazina banyitaga. Murumva ko ayo mazina yasesenguye ntabwo ari amazina meza, ariko mpuye na Yesu, haleluya, numva ndanezerewe. Mpuye na Yesu, ubu sinyitwa Kazizi. Mpuye na Yesu, ubu sinyitwa Kimanga. Mpuye na Yesu, ubu ntabwo nyitwa Rupfu Rubabaje, ahubwo nitwa Inosa. Inosa, turacyari ab'Umukiza, haleluya, amena. nukuri reka mbabwire, njya nibuka ndi umusore w'imyaka 16 uburyo twajyaga tujya mu kabari tukanywa inzoga, twamara kunywa inzoga tumaze gusinda, ngewe nkatangira nkaririmba ngo masera we burya Imana iragukunda, masera we burya Imana iragukunda, oh masera we burya Imana iragukunda, masera we burya Imana iragukunda. Nzabaha ubuhamya bw'irijwi, narinze mfite akajwi keza cyane, naririmbaga soprano y'abahungu, najyaga ntera mu kabari bakampa inzoga. Masera uwo twaririmbaga ntabwo ari masera wa wundi mubona ugenda yateze agatambaro. Uwo masera nabaga ndi kuririmba n'icupa bitwa Mitsingi. Kubazi kuryitegereza nurireba uzasanga ripfundikiye rinatwikiriye akantu k'umweru. Najyaga mvuga ko nahuye n'umuhanuzi mwiza, ariko Mana we, nahuye n'umuhanuzi mwiza arampanurira, arambwira ngo Mitsingi niyizajya mu ijuru. Ubundi nanjye saba singesemo, natangira ngo tuzagenda dute, tuzagenda twitwaje amacupa, nitugera mu ijuru tuhashinga akabari. Nyakaririmba n'abandi bakikiriza, aho tuzagenda dute, aho tuzagenda dutya, aho twitwaje amacupa ndetse n'ibirahure, nitugera mu ijuru tuhashinga akabari. Na Inosa mubona azatubera mucoma. Tukaziririmba byagera saa 9 za nijoro cyangwa mu masaa 7, indaya yaza nkabwa ati we out, nkahita nyiririmbira ngo hauna foto, hauna foto, hauna foto ya kutetemesha Bwana, hauna foto, hauna foto, hauna foto ya kutetemesha Bwana, nikuyimwaza ngo nta kibuno ufite. Ariko imitima yacu yumvaga ko nta kindi cyatumara inyota keretse inzoga, tukumva ko mu ijuru nta kindi kizahakorerwa keretse kunywa no gusangira inzoga. Yesu yitegereje nk'abo bameze nkanjye mu Bayuda, arababwira ngo ninjye mutsima, haleluya, ninjye mutsima. Niko twasomye, Yesu arababwira ati ninjye mutsima w'ubugingo. Yarabonye bari bashonje,
bari bashonje ubugingo, arababwira ngo ni njye mutsima w'ubugingo. Hareba bari bameze nkanjye, bari barabaye kanyota, birwaga mu kabari, arababwira ngo nimwumve iri jambo kandi muritega amatwi. Umuntu naza ahondi. Ikibazo dufite ni ukutajya aho Yesu ari. Umuntu naza ahondi nzamuha amazi meza, amazi y'ubugingo. Haleluya. Nzamuha amazi y'ubugingo. Ngo abayuda bitotomba kuko yarababwiye ko azabaha amazi y'ubugingo. Ariko uko niko kuri, Yesu niwe mazi y'ubugingo. Haleluya. Yesu niwe mazi y'ubugingo. Yesu niwe mutsima w'ukuri wavuye mu ijuru. Aravangurya uyu mutsima wavuye mu ijuru ntazongera kugira inzara ukundi. Amen. 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 Iyo umuntu yariye kuri Yesu Kristo akamutamira neza, ntabishobora kumuca intege. Iyo umuntu yariye kuri Kristo Yesu, ntabishobora kumuca intege. Iyo umuntu yanyweye ku mazi y'ubugingo, haleluya, iyo umuntu yanyweye ku mazi y'ubugingo ntabishobora kumuca intege kuko aba ari kumwe na Kristo. Yesu aravuga ngo ni njye mazi y'ubugingo. Haleluya. Ni njye mazi y'ubugingo. Umuntu nasa ahondi nzamuha ku mazi y'ubugingo. Umuntu nasa ahondi nzamuha ku mazi y'ubugingo. Umuntu nasa ahondi nzamuha ku mutsima wavuye mu ijuru. Ikibazo ni ukujya aho Yesu ari. Yewe mwana tata, yewe nshuti yanjye, ngwino kuri Yesu. Yesu ni ubuzima. Ngwino kuri Yesu. Yesu ni karuhura. Ngwino kuri Yesu. Yesu ni umucunguzi. Ngwino kuri Yesu. Ngwino kuri Yesu. Ngwino kuri Yesu. Yesu aragushaka. Ngo ngwino kuri Yesu. Ngwino niwe karuhura. Ngwino aguhe ku mazi amara inyota. Ureke kujya usinda mu kabari, ngurare mu kabari, ngo winyarire mu kabari. Ngwino kuri Yesu. Yesu maze guhura nawe, Yesu maze kumumenya, numva ndaruhutse, numva mbonye amahoro, numva ndanezerewe. Ubiyo nanyweye ka cyayi kanjye nakanywemba numva ndi umugabo umeze neza cyane. Kandi iyo mpamagaye Kristo Yesu aranyitaba, kambwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe. Haleluya. Yesu niwe mutsima w'ubugingo. Yesu niwe mazi amara inyota. Andi mazi wayanywa ariko ntiyakugira icyo akumarira. Ndanibuka ngo umusamariyakazi ngo yahuye na Yesu, ngo bamaze guhura ngo amuha ku mazi. Uyu musamariya ngo atari yanywa ku mazi, yari afite ikibazo mu mudugudu, ngo yajyaga ajya ku iriba ngo akagenda yihishe amasaha atarayo kuvoma. Kuko yatinyaga ko abandi bagore bamutera amabuye. Kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu yaramurondoye. Ngo aramubwira ngo nzanira umugabo wawe. Ngo aramubwira ngo nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ngo uvuze ukuri, ngo na 5 wari ufite. Mugore umwe watunzwe n'abagabo 5. Mugore umwe watunzwe n'abagabo 5. Ubwo buri munsi yazaga kuwa mbere, undi kuwa kabiri, undi kuwa gatatu, undi kuwa kane, undi kuwa gatanu. Yari afite iminsi 2 yo kuruhuka.
Yesu aramubwira ngo abo bose uvuze ukuri nta wawurimo, ngo ariko amuhaye ku mazi y'ubugingo, ngo agenda yiruka, ngo ahamagara avuga ngo nimuze murebe umuntu umbwiye ibyanjye byose. Haleluya, haleluya. Ngwino kuri Yesu, ngwino kuri Yesu, nshuti yanjye, ngwino kuri Yesu. Winaguye ku mazi y'ubugingo, winaguye ku mazi y'ubugingo. Niwe soko imara inyota, niwe soko imara inyota. Nta yindi soko imara inyota itari Kristo Yesu, nta yindi soko imara inyota itari Yesu. Nta handi twabona umutsima w'ukuri hatari kuri Yesu, nta handi twabona, ntaho. Amafaranga ntiyatumara inyota, hoya. Ibintu ntibyatumara inyota, hoya. Amamodoka meza ntiyatumara inyota, hoya. Yesu niwe soko imara inyota. Amen. Haleluya. Yesu niwe soko imara inyota, Yesu niwe soko imara inyota, Yesu niwe soko y'ukuri n'ubugingo. Amen. Kandi niwe mutsima utera imbaraga. Kadusenge. Uwiteka mwami nyiringabo, tumenye ko ari weho umara inyota. Tuje imbere yangu tumara inyota y'ibyo turarikiye, utumara inyota y'ibyo twifuza, kuko ari we soko imara inyota. Tubisabye mu izina ry'uwambwe Yesu Kristo, amen.